Igihe twavukaga twisanze mu isi y'ibibazo, umwijima, imisozi y'ibigeragezo, impagarara, ubukene, amaganya, umubabaro. Rimwe na rimwe hari n'igihe twisanga mu mayira abiri, twanabuze icyo gukora n'icyo kureka. Rimwe na rimwe turashoberwa, tukagerageza uko dushoboye ngo tuhivane, bikanga. Impagarara zitubuza gukomeza inzira rwose. None se ni iki kizatubashisha gukomeza urwo rugendo rw'ibyiringiro maze kikadushoboza gutsinda imiraba n'imihangayiko? Nguhaye ikaze mu mateka y'indirimbo nziza, igihe cyiza cyo gusenga. Nge waguteguriye amateka nkayakugezaho, nitwa Ingenious Dani. Ikaze. Njyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya nyiganyira niha, nawe azumva ijwi ryanjye. Ibi biri muri Zaburi igice cya 55 umurongo wa 16 na 17. Ibihe byo gusenga nicyo gisubizo kizadutarura mu mpagarara, tukagera kuri Data wa twese, tukamubwira ibyo dukenye byose. Binyuze mu bihe byo gusenga twicuza ibyaha, maze imibereho yacu tukayitura ku birenge bye. Binyuze mu isengesho tubona ihumure, tukabasha gutsinda ubukana bw'umwanzi. Niho kandi tumenyera ko Imana yacu idahemuka, ko ahubwo yifuza kudukiza no kudusesekazaho imbabazi zayo. Dusoma mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7 aya magambo ngo: ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Indirimbo ibisobanura neza ni ya 89 yitwa Gihe cyiza cyo gusenga, Sweet Hour of Prayer, igira iti: igihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara, ngo nigiraho Data ari muganyira ibyo nkeneye byose. Mu bihe by'umubabaro nabonye bimpumuriza, nsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Igihe cyiza cyo gusenga byo nsohoreza amasengesho, kuwiteka ntahemuka, aratwiteze ngo aduhire. Ndamwihereje rwose ubu yuko ubwe yampamagaye, niringiye imbabazi ze nogeza ibihe byo gusenga. Igihe cyiza cyo gusaba urajya uhora umpumuriza, ugezaho ngeri wacu nzataha nzamuwe mu bicu. Mpembwa ibihembo by'abera nibyo bizaramba iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Indirimbo Gihe cyiza cyo gusenga ni isengesho rya William Warford wavutse mu mwaka w'1772 akaza gusinzira mu mwaka w'1850. Uyu ni umugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona dukunze kwita impumyi. Yari umubwiriza w'umukorerabushake wari ufite akaduka gato yacongeragamo amahembe y'inyamaswa bashyiraga mu nkweto cyangwa se bayakoramo ibintu by'umurimbo mu gace ka Coleshire mu Bwongereza gaherereye hafi y'umujyi wa Birmingham. Nubwo William Warford yari afite ubumuga bwo kutabona, ntibyamuhinduye imburamukoro, kuko igihe yabaga aconga amahembe anayabazamo ibikoresho bitandukanye, yabaga yiririmbira anahimba ibisigo. Yakundaga guhamagarirwa kujya kubwiriza mu byaro, bityo yicaraga atekereza ku bibwirizwa azabwiriza.
yari yarafashe amasomo menshi ya Bibiliya mu mutwe, ndetse benshi bavugaga ko azi Bibiliya yose mu mutwe. Yashoboraga kukubwira isomo neza uko ryanditswe muri Bibiliya. Igihe kimwe Musenyeri cyangwa se Reverend Thomas Salmon, umupasiteri ku itorero rya Coleshire mu Bwongereza, yagiye guhahira muri ako kaduka ka Walford mu mwaka w'1842. Walford yamusabye ko yamwandikira icyo gisigo ku rupapuro, kuko nta muntu wundi yari yarabonye wabimukorera. Yafashe crayon n'urupapuro arabyandika, anibaza icyo bizamara, ariko akorwa ku mutima n'amagambo yari muri icyo gisigo. Thomas Salmon Reverend yagize ati, igihe nari ntuye i Coleshire mu Bwongereza, namenyanye na Walford, umubwiriza wari ufite ubumuga bwo kutabona, umugabo wavukanye ibibazo, utarize ariko wari ufite ubwenge bukomeye kandi ufata mu mutwe vuba. Muri ubwo buzima bugoye ntibwamubuzaga kuba yarahoraga asubiramo Zaburi, buri mirongo ya Bibiliya yo mu Isezerano Rishya, ubuhanuzi ndetse n'amateka, ku buryo byavugwaga ko azi Bibiliya yose mu mutwe we. Nyuma y'imyaka 3, ubwo Salmon yasubiraga iwabo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yeretse icyo gisigo umwanditsi w'ikinyamakuru New York Observer. Yaramubwiye ati, aya magambo muzayandike mu kinyamakuru niba mwumva hari icyo yamara. Iki kinyamakuru cyasanze ari meza rwose, maze kiyasohora tariki 13 Nzeri mwaka w'1845. Iki gisigo cyagaragaye mu gitabo cy'indirimbo cy'Ababatisita cyitwa Church Melodies mu mwaka w'1859, kiza gusubirwamo na Hastings na Robert Turnbull. Nyuma y'imyaka nka 15, nko mu mwaka w'1869, umuhimbyi w'indirimbo w'i New York witwa William Bradbury, wavutse mu mwaka w'1816 akaza gupfa mu mwaka w'1868, aha injyana icyo gisigo nuko gihinduka indirimbo. Uyu William Bradbury niwe wahaye amajwi indirimbo zizwi cyane nka Aranyobora Nkanezerwa, Njukondi. Iyi ndirimbo amaze kuyishyira mu majwi, yayanditse mu gitabo cye cyitwa Golden Chains, bituma ikundwa inasesekara ku isi yose. Bitewe nuko yari afite ubumuga bwo kutabona, tuzi bike kuri we uretse bya bindi Thomas Salmon yamuvuzeho byonyine. Igitangaje ariko nuko indirimbo ye izwi ku isi hose. Igihe iyi ndirimbo yamenyekanaga cyane, itsinda ry'abanyeshuri b'indirimbo riyobowe na William G. Reynolds bagiye i Coleshire, agace gaherereye hafi y'umujyi wa Birmingham mu Bwongereza, gushakirayo Walford, ariko ntibamubona. Nuko bamwitiranya na Reverend William Walford, umuyobozi w'ikigo Hamilton Academy wari utuye i Hamilton mu Bwongereza, agace nko kuri kilometero 177 ivuye i Coleshire. Igisekeje cyane nuko Reverend William Walford atari impumyi, ndetse we yari yarize ibintu bitandukanye n'ibyo Reverend Thomas Salmon yari yaratangaje igihe yavugaga uwamuhaye amagambo y'iriya ndirimbo. Hari ibintu bitangaje kuri iriya ndirimbo. Reverend Salmon ntiyari azi ko amagambo y'iriya ndirimbo azakundwa bigeze aha. Reverend Salmon yapfuye mu mwaka w'1854, mbere cyane yuko William Bradbury ayishyira mu majwi, ubwo ndavuga ya ndirimbo. Yewe na Walford ntiyarazi neza ko amagambo yahimbye azasohoka mu kinyamakuru. Isomo dukuramo nuko Imana ishobora gukoresha imibereho yacu mu buryo budasanzwe. Ikindi nuko iriya ndirimbo ivuga ku mimerere duhura nayo mu buzima, nk'impagarara,
ibihe by'umubabaro, ariko igatanga igisubizo ko ibihe byiza byo gusenga byakemura ibi bibazo byose. Iduha kandi ibyiringiro ko tuzabona gutabarwa ubukana bw'umwanzi, tuzatabarwa ubu bukana bw'umwanzi. Dusoza amateka y'indirimbo, zirikana iri sezerano Yesu yaduhaye muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7 n'uwa 8, rivuga riti: musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Iyi ndirimbo nziza reka mbashishikarize kuzajya muyikoresha aho muri hose. Mufate ibihe byihariye byo gusenga, mwihererane n'Imana, nta kabuza izabafasha gutsinda ubukana bw'umwanzi. Yaguteguriye aya mateka nkanayakugezaho umuvandimwe wawe Engineer Dani. Imana iduhana umugisha.